Dutangiye agafilime kacu hari umukobwa witwa Christella uri kwifotora mu mazi, ako kanya haba hari abasore babiri, umwe witwa Eric ndetse na Patrick, nuko umwe Patrick agahita yinjira mu mazi ubona ko hari ibintu agiye kureba ndetse yitegereza uyu mukobwa, akavuga ati mbonye ubusa bwe, mbonye ari neza rwose, mbega umukobwa ni mwiza cyane rwose. Christella ntabwo ibyo aba yabibonye, aba ari kuri telefone, nuko na Eric agahita yinjira mu mazi akajya kwitegereza ubwiza bwa Christella, nuko ako kanya agahita agonga Christella, agahita avuga ati ese uri mu biki, ibi ni ibiki muri kunkorera? Ako kanya Patrick akaza gusabira imbabazi Eric ati tubabarire rwose, ntabwo tuzongera, kandi rwose wabibonye ko nta kintu kibi twakoze. Ako kanya Christella akavuga ati ndi kubibona rwose ko ari ibintu mwe mwagambiriye rwose, akahita ava no mu mazi akigendera. Nuko Patrick ndetse na Eric bagatangira kuvuga ati rwose ibi ngibi urabona ibintu ukoze, ese basi tugaruka nk'uko nanjye nari mbikoze. Ako kanya Christella akahita yigendera, gusa agenda ari guseka. Ako kanya rwose umwe bahita bapanga gahunda y'uko agomba kwihwereza cyangwa se akirwaza Eric, nuko Patrick akabwira wa mukobwa ati waje ukamfasha tugakura uyu muhungu mu mazi, akahita amukuramo, akavuga ati se abaye iki? Ati simbizi, nanjye mbonye abuze umwuka kandi rwose sinzi ukuntu bigenze. Nuko Patrick akabwira Castro ati Christella ati wamukuyemo amazi, yajya gushaka uburyo kumusa, akavuga ati ujye ndi umuhungu, ntabwo rwose ibintu nabikora, niba rwose ubishoboye wamfasha rwose ukamwongera umwuka. Ajya ko akavuga ati wapi rwose ntibishoboka. Nuko akavuga ati Christella ati wowe bariho ubikora umugarura umwuka, akahita amukura, akavuga ati reka nze nkwereke, akamuhaga, nuko akahita amuhereza umwuka, akagenda amuhereza umwuka, akamuhereza umwuka. Noneho Eric akahita azanzamuka, ese ibi ni ibintu bari bapanze uko uri kugenda ubibona. Nuko akahita abyuka, yamara kubyuka akamuhobera cyane. Ese ibi ni ibiki? Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa, ubona ko Eric ari akantu yari yapanze kugira ngo Christella abashe kuba yamusoma. Nuko Eric avuga ati uburyo umfashijemo ndabikunze. Christella akahita abona ko rwose ari umupango bari bapanze kugira ngo uyu nguyu amuhereza akabyo cyangwa se imirimo y'ibikore ku yiwe. Nuko rwose Eric bikamurenga, akavuga ati ni ubwa mbere, mbega ibintu byari byiza. Ako kanya Patrick akavuga ati urabyemera ko ari njye wagufashije kugira ngo biriya bintu bikore, ugomba kugura akantu rwose wowe. Ako kanya Patrick akisubira mu mazi ndetse na Eric bakisubira mu mazi. Undi munsi rwose bagarutse koga kuri ya pisine, noneho bakavuga ati ubu se Christella wa mukobwa yaje, reka dukomeze dutegereze ntabwo yabura kuza. Ako kanya bakahita bamwitegereza, bakahita mubona rwose aje koga, noneho ari guseka, ubona ko rwose afite ibyishimo byinshi. Ariko Eric ndetse na Patrick baba barobye cyane, bose bakamusuhuza, akavuga ati none uyu munsi ko mwazindutse. Ariko Christella abwira Patrick ndetse na Eric, ariko babumiwe pe, babumiwe ndetse bakunze uburyo uyu mukobwa Christella ari mwiza ndetse n'uburyo ateye. Patrick abwira Eric ati urabona noneho ubu ukuntu afite, ukuntu ateye neza, ati natwe reka twinjire mu mazi. Nuko bakavuga ati akijyamo se, bakahita binjira mu mazi, nuko na Christella aba yinjiye mu mazi. Ako kanya akahita yongera agasohokamo kuko aba yumvisha amazi akonje. Kumva umusore wacu Patrick we aba yamaze kwicomeka mu mazi. Ako kanya na Eric akahita akuramo, akasa nk'aho avuga ati rwose nanjye kaninjire mu mazi. Gusa bakaza kwegeraho
Christella Christella akababwira ati ese muri kumva ukuntu ayo mazi akonje, arakonje cyane rwose. Nuko Eric na Patrick kubera uburyo rwose ibyo baba batari kubyumva n'uburyo baba bikundiye umukobwa, ntabwo ibyo bintu baba bari kubyumva. Ako kanya umukobwa ahita ava aho ngaho akagenda, nuko Eric ndetse na Patrick bikababaza bakavuga ati se ubundi agiye hehe, yaba atashye se ko tubona afashe sakoshi. Nuko ako kanya Christella aza gusasa aho hafi yabo, nuko abasore bakavuga ati ese hari ikintu twagufasha. Ako kanya Christella agatangira kwisiga amavuta, ariko rwose ubona ko Eric rwose byamurenze ndetse na Patrick uburyo umukobwa ateyemo bamukunze ndetse bamukurashingiye bikomeye cyane. Ese biraza kugenda gute? Christella akavuga ati hagize uza kamfasha se akansiga amavuta niba bishoboka. Ubona ko rwose na Christella aba yamaze kubibona yuko aba basore rwose bamukunda cyane, bose bava mu mazi icyarimwe birukanka, bigashimisha ndetse Christella agaseka. Nuko ako kanya Patrick waba ari inkwakuzi aba yagezeyo kare, akavuga ati nta kibazo niba bikunda nsigira. Ako kanya Eric rwose aguma mu mazi akavuga ati kora umuti wa muhungu wanjye we, rwose ubona ko aba ari abavandimwe. Ako kanya umukobwa atangira kuba yaryama aho ngaho agiye kuba yamusigira, gusa umusore hari ahantu ahita agenda, Patrick we hari ahantu ahita agenda, Eric agahita ava mu mazi, nuko akaza gusigira wa mukobwa Christella amavuta mu mugongo. Nawe abikora nk'akazi rwose, abyumva nk'akazi, agatangira kumusigira mu mugongo gake gake. Kumbi Patrick yari kugira ngo ahereze pasi Eric aze abimukorere, nuko bagire uburyo baciringa. Ako kanya agatangira kujya amusiga amavuta gake gake. Ako kanya bahita batwereka imodoka irimo umugabo w'umukire ndetse rwose ubona ko afite amafaranga. Ako kanya umukobwa Christella akomeza kuganiriza Eric, amubwira ati rwose ni ibintu binshimisha nk'iyo nka gutya hari umuntu nk'umusore nkawe rwose urimo uransiga amavuta nk'uku nguku, ibi ni ibintu nkunda. Ako kanya bahita batugaragariza wa mukire ayinjiye muri iyo hoteli. Iyo hoteli harimo pisine, nuko uwo mugabo umukobwa uba uri kuri reception akamutangira akamubwira ati ntabwo tukuzi ariko kandi ahangaha twakira abantu tuzi, cyangwa se utwereka ibyangombwa byawe, ntabwo akenshi nta byangombwa. Nuko ako kanya rwose umukobwa biramushimisha cyane uburyo abasore bamukunze ndetse n'uburyo bari kumwitaho. Ese bafite iyihe mipango? Komeza gukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa. Kurikira akantu ku kandi ukore subscribe ndetse na share. Ako kanya bahita baza, noneho kumbi Patrick bagiye kuzanira akantu ko kunywa wa mukobwa Christella, ubona ko rwose bamwitayeho ndetse bafite n'ikindi kintu bashaka. Ako kanya Christella akabashimira akavuga ati murakoze rwose. Ako kanya nawe akavuga ati nanjye rero mureke ngere nanjye akantu mbakorera kandi namwe karaza kubashimisha. Rwose abahungu babyumva vuba rwose, uvuga ati nimuryame mbereka akantu mbakorera. Ako kanya ati mwese nimuryame nawe ntugire ikibazo. Kanya nawe akahita sasa Patrick akahita aryama aho ngaho. Yamara kuharyama nabo bagatangira kubakorera akamasaje, ukabona ko rwose Christella nawe agiye kubitaho. Ese bafite uwuhe mupango? Ako kanya hahita haturuka wa mukire akaza gake gake yegera Christella ndetse yegera aho ngaho hari Eric ndetse na Patrick, nuko akahita afata akahita akora akahita yikanga. Christella akahita yikanga rwose, tiva mu nzira mbanze ndebe. Nuko wa mukire akahita aza
agahita nawe atangira kubasiga amavuta. Ese afitiye imipango? Agatangira kubakanda cyane n'umujinya, ubona ko rwose hari ikintu, hari impamvu ari kubikora. Ni ugukomeza gutya agafilime kacu uraza gusobanukirwa. Nuko ako kanya rwose bahita batugaragariza rwose cya Patrick kikurayo umunwa kigasanga ni umugabo uri kubakora message, bagahita bavayo birukanka. Nuko umugore agatangira gusaba imbabazi avuga ati oya tubabarire rwose, njye ntacyo twari turimo turakora, nari ndimo ndabafasha kuba baruhuka nta kindi kandi nta bindi birenze. Nuko bagatangira kwitana ba mwana ati n'uyu nguyu wabitangiye, bakahita babirukana aho ngaho. Kumva uyu nguyu aba ari umugore w'uyu mugabo w'umukire uba uje aha ngaha. Nuko rwose umukobwa bikamubabaza uburyo aba yiboneye abasore byibuze beza babasha kumwitapana nk'uyu mukire. Nuko rwose umukire bigatangira kumushimisha rwose uburyo abirukanye. Kumbe nacyo aba ari icy'abakobwa rwose, ubona ko ari inshuti y'uyu mukobwa. Ati uburyo wirukanye bari abasore ntabwo mbikunze, kuko barani ntabakunze, bari bafite n'uburyo rwose bamfasha, ariko wowe jya umenya kuri inshuti yanjye bisanzwe. Kumbi rwose uyu mugabo aba yikundira disi abasore bagenzi be. Nuko bakahita agafilime kacu kabona nk'aka karangiriye. Komeza kuri subscribe na share, dukomeze tubane.